we yaje areba gusa aravuga ati ni wowe, arambwira ati bite, ni byiza, amakuru ni meza. Angezeho arasenga dera Imana ibaho yo mu ijuru, ntago nyashidikanya ku by'Imana. Umugabo yarambwiye ikintu nazize, ko nazize kutumvira Imana. Gute? Nakoraga umurimo w'Imana mu rusengero, nari umuririmbyi, nza kubivamo, naririmbaga nkora, noneho mbona menshi nza gukorera ku Rusumo. None ubwo ngiye kuhakorera umuntu akandangiye akazi, ndengwa amafaranga cyane kurusha iby'Imana. None ikirenge kimwe cyabaga mu by'Imana, ikindi kikaba mu kazi. Ku buryo umunsi umwe Aposo arambwira ati ariko mukobwa wanjye, wazihanganye nibura ukaza ukambwira amafaranga uhembwa ku munsi, njyewe nkajya nyaguhemba ku kwezi. Hari ikibazo nanjye nkayaguha, kuko ikintu nari nararwanishije Gera, nashakaga kugura imodoka. Uvuga uti ndagura imodoka byanze? Naranagiye kuyirambagiza mu Kagera. Uramaze kubona amafaranga? Nari ku munsi nakoreraga 15,000. Yari menshi. Ngaho ubare iminsi 30. None se Imana iguca ukuguru kubera icyo kibazo? Wakoze iki? Nakoze iki? Kutayumvira, kutaba mu murimo wayo. Wakoze ibyaha byatumye utayumvira? Icyaha nakoze igeze aho noneho wagiye mwira ryise cyane, kuko byatumye nkuramo n'umwana. Ego nkubone hari iraharya yabaga ari kuryoheye cyane ku buryo oya nakundaga amafaranga cyane, kuko urumva ko nashakaga imodoka cyane. Wahabwaga n'abagabo se? Inuma h'abakozi b'Imana cyane mu mujyi wa Kigali, ku buryo byageze aho ngaho igira n'abantu yohereza, ikambwira njyewe ntanazi, bakambwira ati wa mukobwa wasubiye mu murimo w'Imana, ati ku Imana igiye kurakara. Je nkabifata nk'ibintu biraho, nkavuga se simvuye muri repetition, simvuye mu biki n'ibiki, ariko bikanga. Icyo gihe uwo mukozi w'Imana yaraje muri Sashika, aho wari urwarira kuvuga ati uzize iki ngiki? Yarambwiye ngo nzize kutumvira Imana. Kandi wibuka nawe ibyo wakoze? Yego. Ikindi nanone ikindi, kubera ko ubwayo yigize kunyitumira abantu, nahura n'umuntu nk'uko twahura ukambwira ibyanjye kandi ntakuzi. Icyo gihe wese wumva ko akaguru bagomba kugaca kuko utumviye Imana? Barabimbwiraga nkabisiga aho ngaho nkigendera, je nkafata imodoka nkajya ku kazi. Bigeraho noneho ibyo mu nzu y'Imana ndabireka, nikorera amafaranga. Niyo mpamvu mvuga ati abahanuzi babaho pe, kuko Imana imanuka muri uwo mukozi wayo, ibyo yambwiraga nta na kimwe yabeshye. Yarambwiye ati nibyo bari kuvura ubu ngubu, njyewe ushizemo diabete kugira ngo abaganga batabura ikintu bavura. Akaguru ninjye wakaguhaye, ubwo barimo barampanurira iby'Imana ivuga. Yego, ninjye wakaguhaye, narakubwiye ngo unkorere uranga, imbabazi zawe zose nazimize bunguri. Nyuma y'ibyo nta mbabazi. Ntugire ngo imbabazi namize n'iz'abantu bose urebamo hano, namize zawe. Urebe ukuntu ari Imana yari ihari koko. Urabizi ko kwa muganga batajya bakunda n'abantu basakuza, ariko bo baratuje. Yego, baratuje, barumva icyo umuhanuzi avuga. Buri muntu akurura agatebe yumva iyo nkuru nagiye wanayisangayo. Bumva baraza bicaraho. Arangije arambwira ati guhera iyi saha nibakuraho akaguru nta diabete izongera kuboneka. Biba gutyo? Biba umvaze. Ariko ndagatwara. Wasabye urupfu kenshi, nta gahunda afite yo kukujyana. Nagukuye mu kanwa ka Satani, ubu uri muri iyuburura.
imbabazi ntazo ariko ikindi nzabona ujya muri gare mu masoko ugatega akaboko urya, nzagukubita urushyi isi yose izabimenya ko ari njye wagukubise. Arambwira tumva uko mvugana nawe, ahantu bazagakatira ndimo ndahashushanya kugira ngo nuva mu kinya utazarekaramo. Uskwemeze nk'imwe bya Dawudi asaba Imana imbabazi ati oya ntabivuze, umwana wawe agomba gupfa, wakwira bivu waryama hasi, umwana wawe agomba gupfa kubw'ubusambanyi wakoze cyane. Yego. Neza wagira ngo niyo nkuru. Ikinya kiba kirashize batararangiza kudoda uru ruhande rwaha, ubu ni narwo rwavutsemo ikibazo. Namubwira ati Mana we ntimurimo kundoda numva ndarira, amaboko bari bayaziritse. Nibwo bwa mbere nari ngeze muri salle d'ope, sinzi ko umuntu ajyaho ibintu bingana kuriya. Ndababwira ati ndimo ndababara, basi muntere ikinya. Ati nta kindi gihari, ati hasigaye indodo 8. None se ubwo ngubwo uvi inkuru yanjye. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada, waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari, gutangiza business, kugura ibibanza n'amazu n'ibindi, gana impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba; gutangiza business, tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional; filing taxes, tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira, tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese ubana natwe ku nkuru yanjye. Ni umugisha ukomeye cyane kuba atubana nawe umunsi ku munsi, ni umugisha ukomeye cyane kuba uvuga uti reka numva inkuru yanjye kwa Rweme Mbabazi. Imana iguhe umugisha kandi bikuye ku mutima wo tubaho igihe cyose. Rero ku muntu wifuza ibikoresho byiza niho tuba turi, byiza kabisa by'i Gasabo showroom hano i Remera mu mujyi wa Kigali. Umusirimu wese wifuza ibikoresho muze mudusure murebe pe, hari n'igabanyirizwa noneho rihari ku buryo nyine watunga ibikoresho byawe byiza hano muri Gasabo showroom. Duhamagaye kuri 0788 770 689 0788 0788 ubundi uze wihahira ibikoresho byiza cyane muri Gasabo showroom. Ndi kumwe na Sanyu Margaret. Sanyu uraho neza? muraho neza. Zamurijwe umeze neza? Meze neza Mbabazi we. Ngo Mbabazi we. Ndashima Imana. Urashima Imana. Jye shima mu byiza mu bibi ngo tujye duhora. Yego. Urabyemera ibintu wowe? Cyane. Ndayizera kurushaho. Kuko yo ntijya ibabara, urapfusha icyubahiro cyayo kikakomeza kuzamuka. Kaba iriya yindi. Ibyo bintu kubyace ntabwo bigoye. Oya, kwakira iby'Imana. Kwakira ko muri bya bihe bikomeye nabwo ugomba gushima. Ugomba gushima kuko nta kijya kiyitongora mu bintu byakubayeho. Ibibizi cyane. Sanyu ni muntu ki? Sanyu ni umunyarwanda utaravukiye mu Rwanda. Wavukiye Uganda? Kubera iki? Mbese numva imvugo. Yego. 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 Ari uburyo nyine ikiganda gihita kiganza. N'ubundi ari bimwe bingora ariko nta kibazo. Mukabera aranyobora ndagerageza. Yego. Utaravukiye mu Rwanda? Ariko ndumazemo igihe. Imyaka ingahe? Naje intambara imaze amezi 3 irangiye mu Rwanda. Irangiye. Yego. None ko numva ururimi rukiri Uganda. Biterwa n'abantu tuvugana. Yego. Yego. Nibo batuma ntabyibagirwa cyane.
kandi sinarwibagirwa ko n'ururimi nkunda cyane. Yego, urumva ni waruvukiyemo birumvikana. Yego. Uwo niwe Sanyu. Sanyu Margaret. Sanyu Margaret. Yego. Tugiye kuganira ku nkuru yawe y'ibyakubayeho by'umwihariko uyu muvandimwe Bahati amaze no kwerekana wenda uko uhagaze. Yego. Ntabwo ari ko wavutse. Ntabwo ariko navutse. Yego. Ntabwo ari ko wavutse nk'uko wenda uyu muvandimwe byerekanye kuri kamera. Inkuru tuyitangirire mbere y'aha ngaha. Yego. Mbere y'uko ubura urugingo rwo kuguru. Byaje mu nzira ko kugeza bigeze aha ngaha Margaret. Jewe navutse nk'abandi. Mfite amaguru abiri. Kavuyeho vuba 2021. Ejo bundi bana. Yego. Yego. Ku itariki 9 z'ukwa 11 2021 nibwo urugingo barukuyeho. Byizanye nararwaye nk'uko abandi barwaye covid, ariko icyo nazize nakimenye nyuma. Yego, nibyo utangira ukuntu warwaye n'uburyo byaje. Narwaye covid. Yego. Ya gatatu. Njya kwa muganga banyoherereza muri centre de santé mu Gatenga n'Imbuhazi. Yego. Biranga. Bahita banyohereza mu bitaro bya Kigali. Yego. I Nyamirambo. Nagiye mparwarira amezi 3. Ariko ubwo mukaharwarira bo bavuraga covid. Kwa kundi uko umuntu aharyamiye urubavu rw'iburyo ruhande rumwe. Gihe kimwe none neguye akaguru biranga. Mukwanga mbwira muganga ati se muga tiko ndi kurambura akaguru bikanga bimeze bite? Arambwira ati se sata akaguru se bimeze bite? Kandi aranyurosora tukeguye ahantu kari karyamye dusanga kabaye black, gasa umukara cyane cyane ariko cyane. Yego. Waramaze igihe kingana icyo uryamye? Reka n'amezi 3 yonyine. Ni menshi. Utabyuka se? Oya, narabyukaga. Nese mu kubyuka ntabwo wabonaga ko narabyukaga ariko nkumva akaguru karambabaza nagenda ngiye nko kuri toilette. Mva nimo ndabara ko nkagira ngo ni ibintu biraho, ariko kakirabura kagasa umukara cyane. Ugenda ubibona se? Ngenda mbibona. Ya, ni wabibwira abaganga? Nabimubwiye ku munota wa nyuma kanze kweguka. Arakegura keguye dusanga hahandi aho kari karyamye hazeho ubwoya, imisatsi. Urabona sorry, nk'ikijumba kiboze cyangwa voka kunibora none kazanaho ibintu by'umukara. Yego. Twareguye urubumbu rakoze cyane dusanga niko kameze. Yambaraga azana na serumu amenaho, amennyeho azana ipamba, yambaye ga arahanagura. Ese ntabwo wogaga? Narogaga, barankarabyaga. Narogaga pe. Nunakuyeho gutya ahahanaguye ibintu bizamuka bita bimera nabyo by'umukara, kabona ubwoya burameze nyine bw'umukara. Akabihanagura ipamba ikandura akajugunya. None arangije aravuga ati rero ibi bintu ni ishomera mahanga. Ati hano tuvura indwara z'umwuka, ntago tuvura amagufwa. Arambwira ati se Margaret, ndamwitaba. Atari CHK ni Kanombe, umuntu ni hehe wakumva umuntu yagushakira igitanda? Kuko numvaga wenda Kanombe nda hariyo nk'abantu tuziranye bakorayo baragishaka. Ndamubwira ati Kanombe, igitanda Kanombe kirabura, bakibona CHK. Mu kukibona CHK bakibona muri 4. Yego. Ariko nabwo nticyahita kiboneka, cyabonetse nyuma y'iminsi 3. Ako mukuri reception bakomeza guhamagara
ati covid yasanyuye yarakize turashaka igitanda. Ati na nubu nanjye nagira umuganga mbona nkamubaza akambwira ati twabajije ariko ntago baraduha igisubizo. Ariko nararibwaga. Nukuri ndashimira abaganga bahariya muri covid Nyarugenge kuko bakoze nk'abaganga ariko ububabare bikanga. Bakanzanira imiti bakawushyira mu mazi nk'ikinini kikayenga kugira ngo unywe ubabara ahubwo bukarushaho kwiyongera. Nkaboroga nkararamboroga kubera ububabare. Urabona Nyarugenge ukuntu irataje ari ndende. Narindi hasi ariko uri hejuru bwa nyuma. Gahita avuga ati uwo ni wa mukobwa uri kurira. Unyuzeho nkamuhamagara ariko bikanga. Bakama imiti bakagerageza ejo ntibayime bigezaho nza kubabaza ntariko covid yarakize. Ati nta covid ufite tuburyamye aha kubera ko tutarabona igitanda CHK ntago baratwemerera. Hari umuntu utarava utari wataho bateganya gusezera. Nkababara nta kintu n'ubundi bari bubikorera mu by'umwuka bakama umuti bigapfa ubusa. Umva ndababara ariko kandi ubyumve nk'ukuri. Nkaribwa ku buryo nazanye amagaragambya mu kanwa nk'ayifi kubera ububabare. Banegekaga kunywa amazi nayanywa nkumva n'umubirizi. Bakavuga ngo nge nywa amazi menshi bikanga. Ubwo umuntu wari wanzanyemo baramuhamagara. Baramubwira ati rero sanyu yakize. Ati ninde uri bubashe kwishyura ibitaro? Nukuri abo bavandimwe nabo aho bari ndabizi ikiganiro bazakibona Imana ibaha umugisha. Ndashimira cyane Emenayedi barakoze pe muri Nyarugenge bishyuye amafaranga y'akayabo nta bwishingizi. Ni menshi pe cyane. Ndabashimira Imana yo mu ijuru izabihembere kandi nukuri izabakorera igikwiye. Ubwo igitanda kiza kuboneka baravuga ati ariko mbere yo kuza arabanza azace muri scanner. Baraza barabimbwira nagenderaga mu kagare kuko akaguru ntikakandagiraga byari ukunterura gakandagira kamwe bakanshyira mu kagare bakanshyira muri sanseri nkasanga ambulance iri imbere ya sanseri neza bagaterura. Nabwo kandi mfite sonde nayimbabaza indara byimbye kubera sonde. Nge nkabwira ati ndako yabyimbye ati ntago ugize ubyimbe nda ni ngewe ndimo ndabyumva. Twagera muri ambulance uziko aba harimo abaganga bwa ati mumbabarire basi munkuremo iyi sonde kuko iri kumbabaza ku rwego rwo hejuru ntimeze nk'umuntu ugiye kubyara. Ati rero iyi sonde ntago dushinzwe twebwe kuyikuramo. Atariko ntacyo bangezayo nca muri scanner barongera barangarura. Ariko ibizami bya scanner ntibize Nyarugenge bikaguma CHK. Nkarara iminsi 3 nkongera nkasubira muri scanner. Ibizamini ntibize Nyarugenge bikagumayo bakabigumana. Umunsi wa kane ari wo wa nyuma nibwo bavuze ati igitanda cyabonetse. Turagenda baraza abaganga barabimbwira barambwira ati sati igitanda cyabonetse. Ni CHK se ni nta kibazo. Nabwo ari uguterura ngenda mboroga nkumva ambulance nkumva ntiyagenda hasi kubwanye nkumva bagenda bayiteruye. Nkamubwira ati mubwire shoferi basi akatira imikoko. Kandi urabona kuva Nyarugenge ujya CHK ni nk'iminota 5 nayo ngira ngo ni myinshi. Bikanga nkumva none ndashize burundu. Umva sindi bubashe kwicara sinabashaga kwicara akazi kaye karako kuba ndyamye ariko akaguru karambuye sinahinaga nta n'ikintu nagakoreshaga. Tugezeyo banshyize mu kato mbayemo iminsi 2. Nyihagera nageze nka 4 z'ijoro baza gufata ikizami cya covid. Muganga arambwira ati urabugumye hano mu kato ntago uri bugende mu bandi kandi uvuye muri covid. Ni nta kibazo. Arakimfata akimfasha arambwira turaza kuza kubona message kuri telefoni ejo
ndambwira ati ntaribi, ndaryama nabwo mboroga, bazana ibyo kurya birananira, bishyira aho ngaho mboroga, ububabare bunzonze. Nambwira se muga nta kintu mufite cyagabanya ububabare, nawanzanira umuti, ububabare buranga. Noneho uko ububabare buri kwanga, nkumva akaguru karimo karagenda kipeza kabyemba. Noneho mu kubyimba ikirenge cyo kikuma kikamera nka beto, kigenda kirabura, ahasa nk'umubiri akahita hasa umukara. Ubwo burira bumaze kwira, tugeze nko mu nkejo nka saa 3, shaka kujya mu bwiherero ko bari banshyize mu kato ariko karimo n'ubwiherero. Ubwo umupuranta araza arakora ibyo akora, aranje arambwira ngo gushangwa akaguru kawe uzi ko bazagakata. Arambwira ati reka reka, umuntu se abaho bakasa akaguru? Arambwira ati mana, ati n'ukuntu disi mbona ufite ibiguru byiza, cya ntibazagakata, ni wowe, ninjya mbona abandi bagakangura. Ati wapi, ati wowe nta birimo, mugira umusazi turanaburana. Ati reka nigendera, aragenda. Shaka kujya mu bwiherero, nabyo bimbera ihurizo. Agatanda kari gatoya, ariko nje najya kureba gutya hasi nkabona ni kure cyane. Nkabona ni kure, nafata nibura n'intoki mvuga ngo ngiye gukora hazi, nkabona singerayo. Nkavuga suba ahantu ndagerayo, ndava hano gute kugira ngo nje hariya? Nabyo birancanga. Ngize Imana mbona ngiye niyeranja, nubikinda mbanza kano. Ikintu cyose nakoraga hano niho hamaga amakuru, kari kataravaho. Ikintu cyose najaga kujya mu bwiherero, akagura kariko kabimbwira mbere. Ikintu cyose nashakaga gukora, nimba ari ugutekereza, akaguru niko kabanza kumvamo ibitekerezo. Ndamanuka, nshyira amaboko hasi kandi akamanura. Iki rero kikubitaga hasi nkuko wazana ibuye ugakubita nk'aha ngaha ukumva biravuze. Nako niko cyari kimeze, cyaravuga numva kiravuze ngo du, kandi ho bataragakuraho. Ndamanuka ngiye kwikurura, nakurura nk'inzoka, nkagenda nk'uruzinda, ariko akangaka kageze aho ngaho karihindukije ubwako, ku buryo wakagiraga gutya kakamera nk'umwenda, kakizengurutsa, ukagira ngo nta hantu gafite gafashe kandiho. Gusa sinakumvaga, kukabona narakabonaga ariko ntago nakumvaga. Numvaga igice cyo hejuru ariko ikirenge numvaga nta kiriho. Ndakururuka buyoka, nabwo bikanga, nkakuruka nkumva amakara arimo aranyerera. Bitse nagendaga nk'inzoka, gukambakamba byiza gukururuka. Ariko nahageze muri toilette hafi saa 3, amasaha yose, kandi byari kuvaha ukagera nka hariya, kandi hari ahantu hagufiya cyane. Ubwo ngezeyo nabwo kujya kuri toilette biranga, nabwo ndababara, najya guhaguruka ikiguru kikihindukiza nk'umugozi, nk'ikintu kidafite ahantu gifashe. Numva nabwo nkarira ariko none numva nk'ijwi rirambye ati fata kuri toilette. Nafata nkabona toilette ngiye kuyikura kuko nari munini cyane mfite ibiro. Nafata ku gikuta nkumva amakara aranyerera, icyo cyere cyandenze. None mbura uko mbigenza, mfata toilette ndapfundura, nubikamo umutwe, ndavuga ati Imana nyeca basi, kuko n'ubundi nta kindi kintu nshigaje aha hantu. Nubitse umutwe muri toilette, nawe uzi ibintu biba birimo, nta n'amazi bari banasutsemo. Ndavuga ati bikora uko bishaka, ngewe ubwanjye niheza umwuka kugira ngo mpfe, ariko biranga kuko nari mfite Gerard, nari mfite ububabare burenze ubwenge bwanjye, ku buryo navuga ati Imana, nta muntu wambonera nibura amfasha y'amasegonda 2, nibura nduhukeho numva uko bimera nsubire ibono, kuko nasabaga gupfa ndi muri toilette nsaba urupfu. None nkavuga se mfata uyu mwanda urimo nibura urye nibura impfe, bikanga nabwo nkabura imbaraga zo kubikora. Ako nkumva bitewe uburyo ndi kubabara,
nkumva ndashaka gupfa nkayisaba urupfu biranga. Kandi aho hari umuganga. Bise byari ibintu ahari by'Imana yari yikoreye ubwayo. Ubwo sinzi ukuntu numvishije ko ngomba gufata ku gikuta nkatsikamira tuwarete. Ndayitsikamira. Nitsikamiye cya kiguru kirahindukira kireba inyuma, ikirenge kita kireba inyuma. Nibwo nayitsikamiye njyaho. Ngiye none numva ibintu by'ibizi bishyushye, numva biramanutse muri cya kiguru. Kandi nakwikoraho simbabari. Nakwinosha simbabari. Nabwo nkarira nkifata gutya nkarira. Nta marira ari buboneke ntayo kuko nari narakamye. Amarira yari yarashize pe. Ubwo ndangije gukora ibyo nkora sinigeze kwibuka kwikorera isuku. Kumanuka nabwo nkumva ngiye nko kugwa nko mu cyobo kugira ngo manuke hasi nsubire kuri cya gitanda. Ubwo urakuba n'amasaha yose nagenze mwaho. Ubwo nabwo manuka n'amaboko nshyira hasi. Akangaka kajya hasi. Akanoneho nako kongera kikubita hasi karidumbura. Ni nkuko wafata nk'ibuye ugakubita ku ikaro. Ikintu kikavuga. Kuko nta maraso yaranarimo. Ubwo nongera nanone ngenda buyoka nkururuka kugira ngo nsubire kuri cya gitanda. Nabwo nagera mu nzira bikanga kubera cya kiguru hejuru harandemereye, hasi ni haremereye, kandi kirimo kirihindukiza ikirenge kikareba inyuma. Ndavuga se Mana wambabariye ngapfa koko. Nukuri numva nshaka urupfu. Bari bataramenya ibyo urwaye mu kuguru batarasize. Aho ntago turahagera. Ubwo ngeze ku gitanda, nacyo gitanda najya kurira nshaka kugikura nacyo kikaza kinsanga. Ndavuga sibi ni ibiki. Kwako nicyo gifite amapine. Nacyo kikansanga. Nagisunika gutya kugira ngo kigume ku nzu nkumva kiranyerera kirajya imbere. Ndiyeza aho hantu ndavuga ati Mana nimba nkusabye urupfu. Ndiyeza ku byo ntakoze n'ibyo nakoze byose ndabivuga ndiyeza. Nduwa babiri ni Imana gusa. Nta wundi muntu wari uhari. Reka ni Imana yonyine. Ubwo sinzi ukuntu ubwo imbaraga z'Imana uko zabigenje mba noneho cya gitanda ndagishikamiye gutya n'ikiganza mba nduriye ndicaye. Ndiruhutse maze kwicara mbona umuganga arahingutse. Arambwira ati sesa uvuye he ko mbona usa gutyo. Ndamubwira ati nagiyemo hariya. Kuki utavuze ngo tuzana akagare cya umuntu agufashe ngo ubwo yupfira amanga nimugane ndanabushaka. Ati reka hano ntago tujya dupfosha, nibyo nta kazi kawe ntigenda shaka kwipfira. Arambwira ati message wayibonye ni bya message ntago ari byo nkeneye kuko mfite ububabare. Arambwira ati ububabare bw'urabufite nabubonye. Ati buriya niko nanze kubikubwira naje kuguriya muti nagupimye kuriya muti tuwuha umuntu twabanje gupima ububabare. Ati bw'urabufite. Arambwira ati nta covid urwaye, ngiye guhamagara abantu baze bakumanukane bakujyane muri kane. Rero sinasabaga urupfu. Bambwiye muri kane avuga ati hahandi bapfa nifata guri. Ni hahandi bapfa koko. Ni muri kane. Atahubwo ugiye muri kane kuri nomero 4. Ni noneho ngiye gupfa. Ati se Magure ntago waruri kuvuga ngo urashaka gupfa. Ntiruraje rero. Niho yaburubwe ruberuretse nimba ngiye muri kane ninashaka gurwaha. Ati humura bazana burankari. Byari nko kunterurana nk'uruhinja cyangwa nk'amagi kugira ngo atameneka. Baranterura buhoro bashyiraho nabwo biranga kubera cya kiguru kihindukizaga. None ndababara kurushaho kuko ahantu nari indwari aho ngaho mu kato ko ari nko kuvana ukajya kuri kaburimbo yo hepfo muri kane. Nabwo karakagare kagenda mu bibuye nkagenda nabwo mboroga mbabwira nti basi nimube munyegetse hano mbanze nduhoge. Bagakomeza bakantwara bagabara abantu bashinzwe gutwara indembe bangejeje muri kane. Ubwo byari maze kuba ninjoro nko mu masaa hagati ya saa 1 na saa 2 hari mu kabwibwe. Ngeze muri kane kuko mbona abarwayi barimo n'abarwaza.
sanga banteguriye aho ndi buryame nta kibazo. Ubwo baranterura nabwo n'amashuka bashyiraho gake bitonze, nabwo biranga. Noneho ubwo numva ubushyuhe bubaye bwinshi muri cya kigoro, numva ndababaye. Noneho ndambabwira uwo muganga ntimbabarira, none ukinterekereho neza, kuko kari nko kugafata ukagaterekaho ku murongo neza kakarenganira n'akandi, ariko gasa umukara kaguru, ikirenge nako gisa umugara cyane cyane, gasa nk'ayo maguru ureba cyane. Ubwo barambwira, umuganga w'ijoro araza arambwira ati uvuye Nyarugenge, ati muri covid. Ntiyego ese ubu covid niyo yateye gutya aka kaguru? Ndavuga nti ntago mbizi, nari ntaramenya nyine ikintu ndwaye. Arambwira ati rero ejo ni kuwa kabiri uzabonana n'abasiniya bashinzwe ibi, ngenda gufasha nyine byoroheje kugira ngo gukomeza gutaka, ni wowe niwumva ububabare uze kumpamagara, nta kibazo mba ndimo hariya, ni ntaribi. Nkomeza gutyo, aranyandikira, akora ifishi, amereza araza arampima, amereza umuti, aravuga ati reka nze nkutere ka morphine. Arakantera, ndasinzira nicura. Ejo awuneye nka saa 2 nicuye bukeye. Kwicura bukeye, igitanda ngewe naje ninjira, nge nari nzi yuko nta muntu uriho kuri kabiri, nka kuriya biriya bintu biri hariya. None ngiye ko nambona umuganga twikuruyeho, mbona harimo umuntu. Ndavuga ati nise harimo umuntu. Neza gutyo nkibitekerezaho, abarapfuye. Undi nawe hirya barapfuye, undi nawe hirya barapfuye. Abantu bahise bapfa mu firirizo. None wa muganga wanyakiriye, ubwo tugeze bukeye mu rukerera amasaha 11, arambwira ati se arya witwa Sanyo? Ati ni wowe winjiranye urupfu mwaha ngaha ko abantu bose bashize bapfa? Ni nabyifuzaga, ntariko Imana imbabarire. Nabyifuzaga utangiye kugira ubwoba. Imana imbabare. Ni none se muguriya ko nabonaga, ni nawe naboneye ibintu byo gupompa umuntu, naboneze uko umuntu wamupompa. Uriya nabonaga uri gupompa nawe yari umuntu. Ati koko ni nabonaga ari amashuka ngewe yarariho. Ati yari umuntu. Ati nawe yitabye Imana. None nkajya kumva mu matwi yanjye, ubwonko bwarakoraga n'amatwi akumva. Ikibazo cyabaga ari uburibwe. Ubwo bamaze kunera ka morphine, uburibwe witabushira. Bushize rero ntangira gukurikirana abapfu rero. Avuga ati muri ya se nawe warapfuye wo kuri kabiri, wo kuri kangahe nawe warapfuye. Jera singiye kukubeshya, ni ibintu nabonesheje amaso, ntago ari imvaho, ntago ari umuntu waje ngo abinyongorere, ni ibintu narebesheje amaso yanjye. Barapfuye, sigara muri sare ngenyene gutya n'igitanda cyanjye. Ukihagera? Nyihagera gutya, ubwo ni mu rukerera. Nyihagera gutya barapfa ngewe mbareba. Wa mugani sare kane menya yari y'urupfu. Nubundi kuko habamo indembe cyane nizo zibamo. Ndavuga se Mana umbabarire, ibyo nibuka byose buke ko rugurira niyejeje natuye, mbabarira ibicumuro byanjye byose, ntago nzongera kuvuga ngo ndashaka gupfa. Muganga yumva pana mu mutima, aravuga ngo se sanga ugize ubwoba kandi ari wowe utuzaniye urupfu. Niho nibyo urupfu tubireke, ndabona ari ibintu bitajya bikinishwa hano hantu nuko hamera. Ibitanda barabisohora, kuko umuntu yitabaga Imana barabisohoraga bakabitera umuti bakakingiza, hajemo umuntu bakahita bakoropa. Hashize isaha nta murwayi urinjiramo. Byahise bigera saa 12, saa 1 nibwo abantu batangiye kwinjira. Abo ngabo nabo bagiye bapfa nyine bisanzwe, atari kuvuga ngo bagendeye rimwe nka cya cyiciro nasanzemo. Ubwo nanjye ndaho bigeze saa 3, mbona abaganga, nanjye ntangira kubibwira ko ari abasiniye. Baba baraje bangezeho, barambwira ati bite? Ni byiza. Ati nabo baratangara, basaba umunasi noza fayiro yanjye barebamo. Baravuga ati warwaye covid, waruvuye muri covid? Ati ni wowe witwa runaka? Ati
nti rero ugomba kubonana na Miguel. Ego Imana yo mu ijuru imuha umugisha, ni umudogiteri mwiza umushyiririje pe, sinamuvuga nabi, ni umudogiteri mwiza cyane pe, nukuri ndanamukunda Gasakure Miguel pe. Ego uramuzi, Imana igumuze avuga ati Margaret yaragushimiye cyane ibyo wakoze byose, kuba umuzi Imana iguha umugisha. Ubwo baramuhamagara, umunsi wa mbere ntiyaboneka, kandi abari mwaho ngaho ariko abafite abantu benshi. Uwa kabiri ntiyaboneka, yaje nyuma y'ibyumweru 2 ndaho ngaho. Ubwo mu gihe abadogiteri baraho bamaze kugenda, hazamo abakozi b'Imana bakundi baza gusengera indembe. Baje bajya mu kindi cyumba aho twitaga muri 3. Arasenga, amaze gusenga arataha, natwe atunyuraho aradupepera. Buracya aragaruka arasenga nyine, nawe yongera ajyamo hahandi muri 3 yazaga saa moya. Aza noneho aho turi aradusuhuza, aradusengera bisanzwe, arigendera, aravuga ati naho butaha. Buracya ntiyaza, aza bukeye bwaho yirenje umunsi. Ariko nanjye nkababwira, ariko se wa mugabo ujya usenga arengwa nsengere koko? Hari umuntu wambwiye harahorogorora ngo akaguru bazagacara, aza senge turebe akaguru kanje gakire. N'abarwaza bakambwa ngo sha sangore muravuga baguteye akantu sha, ni bakanteye n'ubungubu umunwa ni muremure gutyo, kuko habagamo story, habaga ari abantu duhuje ibibazo, hari abo baciye amaboko, mbese bigiye bitandukanye. Ubwo bukeye araza, we yaje areba gusa, aravuga ati ni wowe. Arambwira ati bite? Ni byiza, amakuru ni meza. Angezeho arasenga. Dera Imana ibaho yo mu ijuru, ntago nyashidikanya ku by'Imana. Umugabo yarambwiye ikintu nazize, ko nazize kutumvira Imana. Gute? Nakoraga umurimo w'Imana mu rusengero, aho bita kwa Bishop Rwanda Muracarisi n'imbuhazi Kicukiro, hara muri Sahara. Ujya umwumva? Birashoboka. Niho naririmbaga, nari umuririmbyi, nza kubivamo. Naririmbaga nkora, araho nakoreraga 30,000 ku kwezi. Noneho mbona menshi, nza gukorera ku Rusumo. None ubwo ngiye kuhakorera, umuntu akandangiye akazi, ndengwa amafaranga cyane kurusha iby'Imana. None ikirenge kimwe cyabaga mu by'Imana, ikindi kikaba mu kazi. Ku buryo umunsi umwe Aposo arambwira ati ariko mukobwa wanjye, wazihanganye nibura ukaza ukambwira amafaranga uhembwa ku munsi, njyewe nkajya nyaguhemba ku kwezi. Hari ikibazo nanjye nkayaguha, kuko ikintu nari nararwanishije Jera, nashakaga kugura imodoka. Kuko nari narayize na perime narayibonye. Uvuga uti ndagura imodoka byanze. Naranagiye kuyirambagiza mu Kagera. Uramaze kubona amafaranga? Nari ku munsi nakoreraga 15,000. Yari menshi. Ngaho ubare iminsi 30. None se Imana iguca ukuguru kubera icyo kibazo? Wakoze iki? Nakoze iki? Kutayumvira, kutaba mu murimo wayo. Wakoze ibi byaha byatumye utayumvira? Icyaha nakoze niko nanze kuyumvira, kandi nkeneye mu kazi kayo. Kandi ari byo nayoboraga gahehe muri korali. Uri kumva? Igeze aho noneho wagiye mwiraha ryise cyane, kuko byatumye nkuramo n'umwana. Ego, ariko umuhanuza hanura umukozi w'Imana, kandi ibyo yavugaga byose ntago yabeshyaga. Ntago Imana yampanye kuko nabyaye, yampanye ko nagiye mwiraha ibyayo nkabijugunye. Ku buryo umukozi w'Imana yambwiye Aposo ati nzajya nguhemba, va mu byurimo nkubone hari. Iraha ryarabaga ari kuryoheye cyane ku buryo oya nakundaga amafaranga cyane, kuko urumva ko nashakaga imodoka cyane. Wahabwaga n'abagabo se? Oya nta bagabo, nasambanye rimwe ntwarinda.
nta by'abagabo. bivuze ngo icyo cyo gusambana nicyo cyabaye ikibazo. Imana irarakara. Ibintu byo gusambana Imana ntabwo yigeze ibirebaho. Yarebye cyane ku by'akazi kayo, ku bw'umurimo wayo uri kwangirika ku bwanjye, warutishije iby'isi. Ntabwo yigize impora kuko nabyaye umwana. Oya, ibyo byiraha hoya, iraha nagize n'iry'amafaranga kurusha ibyayo. Irarakara ubwayo. Inuma h'abakozi b'Imana cyane mu mujyi wa Kigali, ku buryo byageze aho ngaho igira n'abantu yohereza, ikambwira njyewe ntanazi, bakambwira ati wa mukobwa wasubiye mu murimo w'Imana, ati ko Imana igiye kurakara. Nje nkabifata nk'ibintu biraho, nkavuga se simvuye muri repetition, simvuye mu biki n'ibiki, ariko bikanga. Icyo gihe uwo mukozi w'Imana yaraje muri Sashwika, aho wari urwariye kubwiti uzize iki ngiki, yarambwiye ngo nzize kutumvira Imana, kandi wibuka nawe ibyo wakoze. Yego. Ikindi nanone, kubera ko ubwayo yigize kunyitumiraho abantu, nahura n'umuntu nk'uko twahura ukambwira ibyanjye kandi ntakuzi. Icyo gihe wese wumva ko akaguru bagomba kugaca kuko utumviye Imana? Oya, aho ngaho twari tutarahagera, kuko mvuye mu muhanda abantu bo mu muhanda bamaze kubimbwira, barabimbwiraga nkabisiga aho ngaho nkigendera, nje nkafata imodoka nkajya ku kazi. Bigeraho noneho ibyo mu nzu y'Imana ndabireka, nikorera amafaranga. Niyo mpamvu mvuga ati abahanuzi babaho pe, kuko Imana imanuka muri uwo mukozi wayo, ibyo yambwiraga nta na kimwe yabeshye. Yarambwiye ati nibyo bari kuvura ubu ngubu, njyewe ushyizemo diyabete kugira ngo abaganga batabura ikintu bavura. Akaguru ninjye wakaguhaye, ubwo barimo barampanurira iby'Imana ivuga. Yego, ninjye wakaguhaye, narakubwiye ngo unkorere uranga, imbabazi zawe zose nazimize bunguri. Nyuma y'ibyo nta mbabazi. Ntugire ngo imbabazi namize n'iz'abantu bose urebamo hano, namize zawe. Urebe ukuntu ari Imana yari ihari koko. Urabizi ko kwa muganga batajya bakunda n'abantu basakuza, ariko bo baratuje. Baratuje, barumva icyo umuhanuzi avuga. Buri muntu akurura agatebe yumva iyo nkuru nagiye wanayisangayo. Bumva baraza bicaraho, bakajya kumatereka twumva ikintu Sanyu yazize. Baravuze ngo ni diyabete, ngo hariya ngo niyo turi kuvurana, reka twumve gutyo. Arangije arambwira ati guhera iyi saha nibakuraho akaguru nta diyabete izongera kuboneka. Biba gutyo? Biba, umvaze. Ariko ndagatwara. Wasabye urupfu kenshi, nta gahunda afite yo kukujyana. Nagukuye mu kanwa ka Satani, ubu uri muri iyi burora. Nta imbabazi ntazo. Ariko ikindi, nzabona ujya muri gare mu masoko ugatega akaboko urya, nzagukubita urushyi isi yose izabimenya ko ari njye wagukubise. Arambwira tumva uko mvugana nawe, ahantu bazagakatira ndimo ndahashushanya, kugira ngo nuva mu kinya utazarekaramo ngo kubera iki mutwaye aha hose hatarwaye. Aho niho nagennye, ndi Uwiteka ushobora byose. Nta muntu n'umwe ujya upfa kumpagurutsa ku ntebe, ariko wumpagurukije ku ntebe niteye igishura ndamanutse. Uskwemeze nk'imwe bya Dawudi asaba Imana imbabazi, ati oya nabivuze umwana wawe agomba gupfa.
wakwira bivu waryama hasi umwana wawe agomba gupfa kubw'ubusambanyi wakoze cyane. yego neza wagira ngo niyo nkuru yego. Urumva umuhanuzi arakomeza arahanura icyokere kiramurenga, arambwira ati nzakurinda ariko nyuma yabwo hazaza ibibazo tuzabijyanamo. Nujya ku iseta nzajyana nawe, Satani azakuriganya ariko ubuzima bwawe ndabufite. Ikintu nkurokoreye, marayika azanye igitabo cy'ibintu byose wakoze igihe wari ufite. Nibutse umuntu wubakiye inzu, nibuka umuntu wohereje umufuka w'umuceri n'akabido kaje. Ibyo bintu nibyo bikurokoye. Nibuka umuntu abana be babirukanye ku mashuri, ukamwoherereza amafaranga umwana akiga bakaba mu mahanga. Wabwirwaga n'umuhanuzi? N'umuhanuzi atanakuzi? Ntago anzi. None se Jero, usibye kuba nkubona uranzi, vugisha ukuri. N'ubwambe ngubonye wenda iyi si yo cano ngiyeho, wenda tuvuge ko ari ahandi wambonye. Wegene n'ubwambe ngubonye? Ntago nzi. Yego. Ntago nzi. Ni nkuko ubu ngubu wambwira ikintu nicaye aho. Ibyo bintu ndabyibutse, mbumbuye igitabo mbona ufite imirimo kandi ishimangiye. Umwana aba mu mahanga ku bwawe kubera amashuri. Nibwo hari abatabyibuka ibyo wakoze, ariko sindi umwana w'umuntu ngo nibagirwe icyo umwana w'umuntu yakoreye undi. Nta hantu wigeze utanga ubuhamya bwawe ku buryo byose bivuze umuhanuzi azabiheraho? Na oya, ntawe. Natanze ubuhamya ngiye, natangiye kujya ku macano mvuye mu bitaro. Okay. Yego. Aho noneho ndabyumva. Imbere yabwo naba naratanzwe ko nta kibazo nabaga mfite, ko nabaga ndi umugaga, nta kibazo nabaga mfite cyane. Yego. Arambwira ati ibyo byose marayika araje aravuga ati uyu muntu ntiyabura ubugingo. Ashyira igitabo imbere, mbonye utari umuntu wo gupfa. Arangije arambwira ati Imana irambwiye ngo uji nyuma yabwo uzababara. Imana uvuga ati abakozi b'Imana babaho. Ibi by'amacano nabibwiriwe kwa muganga. Atuzajya ku macano menshi pe. Arabo nzateramo umutima, arabo nzarokora ku bwawe. Uzajya ubyumva nguhaye ubuhamya. Umuhanuzi niko yambwiraga, nguhaye ubuhamya. Kandi iki bari bataraguca kugura? Iyi bari bataragukuraho, ari kumbwira ko kuguru kugomba kuvaho. Atasomye ibyo dogiteri yanditse? Reka yaba yabikuye hese ko yaje, kandi nabwo yampanuriraga tutarebana. Nkuko ubona uteye umugongo inyuma, nanjye none nge nkaba ndeba mu mugongo wawe, amaso yawe areba hariya inyuma. Nuko nguko yampanuriraga, ambwira tuzize kutumvira Imana. Nta kindi kintu uzize, hazaza izindi ndwara, ariko ndashaka kugukoresha umaze kugucura. Uzabagwa 4 mu bitaro bitari mu mujyi wa Kigali. Imana niko imbwiye. Nyuma ya 4 uzabagwa rimwe, inshuro ya 4 nta wundi muntu uzongera kugukorera ku buzima. Uzasubira ku macano ubabwira ati narakize. Inshuro ya 4 nzikorera nk'Imana zaba mahagaze, nzaguha ubuhamya. Cyane ko biteye ubwoba. Umuhanuzi nuko yambwiye. Yego. Inshuro ya 4 bamaze bari kukubaga, nibamara kukubaga umaze kugaruka mu buzima, nzaguha icyo uzajya uvuga. Uzavuga ko mbaho, uzavuga ko nica, uzavuga ko nkiza. Ninjye urema nkashyiraho, narangiza nkanakuraho. Naraguremye ngushyiraho, ariko ntago ngushaka.
kuko ari icyo ntarakubwira utarakora. Ubwo nanjye rero nkitegereje kuri iyo nshuro ya 4 bamaze kukubaga kangahe? 3 asigaye rimwe. None se mbwira Sanyu, Karame, ucyumva icyo kintu cyuko bagiye kukubaga bagakuraho ukuguru, none ubibwiwe n'umuhanuzi urabibwirwa na dogiteri, wese wumva umeze ute? reka numvishije bitajya bibaho, nta muntu ujya ugenda nta kagoro. Nkumva nabo njya mbona bafite ukuguru kumwe, nkumva nyine nuko Imana yabaremye. Bitajya binabaho kuko umuhanuzi ampanurira yambwiye abadogiteri 2. Waramupinze se? Oya, icyo namupinze nuko bazaguca akaguru. Yego, ariko icyo natekerezaga mu mutima we yahitaga akimbwira. Mu mutima wanjye naratekereje ati udufaranga nasigaje nzaduguhamo 10. Umuhanuzi arambwira ngo imbabazi zamizwe bumburi, nta 10 cyawe nshaka. Ariko Imana imubwira, irambwira ati hazaza umudogiteri mugufiye, uwo ntago ari njye uzaba umwohereje. Hazaza umudogiteri muremure unanutse, wambara rinete, w'akayobe gake, uri kumwe n'abandi baganga 3. Azaba ari kumwe n'umuhinde, azaba ari kumwe n'undi w'umumama mugufi, ubo harimo uw'ikinya, harimo ushinzwe abaganirizi, ari ushinzwe ibikoresho bya siniya. Abo bantu nibakugera imbere ni ngewe uzaba ubohereje. Ahantu nashushanyije nawe niho agomba gushushanya, agakora icyo akagendera ku byo mvuze ku buzima bwawe. Niwe muntu uzakubaga bikagenda neza. Ariko cyongeye kukurinda n'amajwi y'abazimu, uriya mudogiteri mugufi ya naza, Satani azakujyana. Azaza saa 4 z'amanywa zirenzeho iminota 10. Jera, iby'Imana yavuze nuko byagenze. Uwo ndi mugufi yaraje? Yaraje. Bigenda bituramuhakanira. Yaraje angeze imbere afite ibitabo ari wenyine, mbona koko ari mugufi nyine. Arambwira ati bite ni byiza, ati ni wowe Sanyu, ati aturwaye indwara yitwa angere. Ndamubwira nti none ninagira ngo umbwire uko uzaba witeguye nzajye kugukorera. Ati hoya. Ndamubwira nti nzagutumaho abaganga bazakubwira. Ni ntago nshaka kumbaga gutyo, kuko Imana ari yabimbwiye ko atari we. Amaze kugenda saa 4 zirenzeho 10, Mige yayitaze. Ariko nawe mukuza yumvaga nyine ari muri kana, ariko atazi igitanda ndyamyeho. Arahagarara, arangije abaza umuganga ati areba umuntu uzabyange yarazanye, kubera yuko bitewe n'ubaye nafite sinari nzi nanjye umuntu uri kuncisha muri scanner w'ibizami, niwe wabikoraga ibizami byanjye arabisigarana. Ati gutya, ati se singubu. Araza, wambwiye ko namuzi, uzi ko ari umupapa wisekera uganira. Araza ati bitese, ati ni byiza, tumeze neza se? Ntimeze neza. Afashe gutya mu itaburiya, ati nitwa Mige runaka, we bakwita nde? Ndivuga. Ati nitwa Sanyu Magureta. Ati birahoye. Akurura agate baranyegera, aramvugisha ati se byagenze gute? Ndamubwira uko byagenze. Namubwira ati nabanje ndwara covid, maze kurwara covid shiduka ukuguru kubaye gutya. Aragutwikurura, aravuga ati nuko kabaye, ati nkakisha muri scanner ko atari uko kari kameze. Ati burya ati ninjye wagucishagamo ibizami byawe byose. Ndabifite dore mwa ibipapuro ubona nibyo byuzuyemo. Ni nta kibazo. Noneho amaze kure yambaraga akora kwina, arambwira ati ngiye kugusuzuma. Ati wabaye mu cyaro kuko n'umunyarwenya. Ati cyaro nti ntago mbyibuka. Ati sha wowe uri umunyakigali, ngiye kugusuzuma kandi ndabona ndi bukubagire mu cyaro. Yambaye gahagenda afata, hano urababara hoya, hano urababara hoya, hano urababara
hoya, hano urababara, hoya, hano urababara, yego. Ageze haruguru munsi y'amavi mu ntege, ndamubwira ati aho ngaho ndababara. Ati se ko mbona ariho hazima? Simbizi, numva hambabaza ariko si cyane. None ageze ku ino ryegereye igikumwe, ariko zeho ino riravunika, rivunika ndireba kandi sinabyumva, hasigara umweru. Hanje arambwira ati rero utazandega ngo nakujyaniye ino. Azana spuradara zirikaho, birakunda. Arambwira ati rero ukuntu bimeze sanyi wanjye, ubu tugiye kuba inshuti, kandi nkunda amaguru, kandi ndagashaka. Urakama? Ntakahe kaguru muga? Atako ngako nusuzi ko ari akawe. None se ubwo ngubwo ndakaguha mu buhe buryo? Arambwira ati akaguru no kugakuraho. Nambwira ati ari ibintu burya bitajya bishoboka muga. None ubonye agategeko kumbwira nti ndakabonye, n'ururimi rwo ndarufite. Hari ibintu bitajya bibaho. Njyewe nunca akaguru nzajya ngendera kuki? Atuzagenda kandi ugende neza nta kibazo. Uramuzi nawe kunabahumuriza, kunababwira abantu. Arangije arambwira ati simbura ngingo zibaho. Ndambwiye se uzakakatira? Ati nzakatira. Ati ari ibintu bitajya bibaho. Ati njye urajya gukatira ahantu nge ntari kubabara? Wakatiye ahubwo nkamutegeka. Ati reka ati urabona, ati reka tuganire, kandi nabonye turi bube abasheri n'abashusho. Urabona umuntu, urabona kamagarara, urabona ukuntu magaze, yego. Buriya igitura kibona, yego. Si kigira imiji gishora, yego. Buriya tugira umutsi uba mu bwonko umeze nk'imizi y'igiti. Wowe rero ntawe ufite warangiritse warumye. Muri aka kaguru ariko ahandi uri mutaraga, nta kibazo na kimwe ufite, karani kazima gusa niko kananutse kubera kagenzi kako, ariko ni kazima nta kibazo. Arambwira ati imitsi yaragize kuzamuka kugera aha nta buzima. Nukaza kugira ubuzima ntakahakase, nibura nkasesekamo umupira, nibura nkabigukorera ku muro tukareba ukundi kuntu byagira akaguru kakabona. Hakureba akaguru kameze gutya ntago byakunda rwose, ntago byakunda. Akaguru no kugakuraho, umva birananditse mwaha, akaguru no kugakuraho. Namubwira nti none se reka nanjye nkubaze, nugakuraho se amaherezo nukama nzajya kugashyingura he? Araseka ati reka burya amaguru abarayanjye nyakunda kubi, nanjye sinakaguha ntiwamenya naho kagiye, ni wowe nyemerera nkora kuwa mbere no kuwa gatatu, iyindi minsi ntago nkora. Ngaho rero mpamo umunsi ugomba kuboneka. Nise ufite ababyeyi navuga ni hoya, ni nanjye nisanze gutya. Ati se abantu bakuzanya? Navuga ni rero ntago bakunda kuboneka. Batuye he? Navuga ati batuye Kicukiro. Ati Kicukiro ko mpazi ni hagana he? Ndamushushanyiriza. Arambwira ati se ubwo saa 12 baba bageze aha? Ati bafite imodoka baba bahageze. Nise nabiki? Ati nuko gusinye. Atapo muga nihanye niyejeje, Yesu arasinya. Ubwo niyemera ko ngenda, kandi yabivuza abantu bose ngo Migeyi we nta kubeshe sanyi yasize kutumvira Imana, ngo ariko Imana irihangana iri bumusinyire. Nyine babishyira mu rwenya, nawe urabiza abaganga babishyira mu rwa. Ati byavuzwe turanga wa muntu, ati wa muntu yamuhanuriye, ati wazize kutumvira Imana. Ati subundi sa koko. None umumama bari bazananye aramubwira ati mama nukuntu ngana ubu bagiye kugukata akaguru koko kubera kutumvira Imana. Ese abantu uko mutayumvira mumva muzumvira abandi babyara banyu se, ba mamanyu, abadamu banyu? Ngo Migeyi ahita nyine aravuga ati nta kundi sanya, ati nuko nguko. Ahita byandika icyo navuga cyose yaracyandika, ahita ashishimura vuba mbona ateyeho ibikashe. Namubwira none se muga koko ubiteyeho kashe? Ati no kugakuraho unyemereye kuwa gatatu. Ko ari ukubibu saa 12 nzaba nda batarinze kugusinyira. Sa oya ubwo nabikoreyeyo iyataraho nga gusa yaraje nanjye kubanyereka ukomeze.
arangije arampereza ibipapuro ati sinyira, ati hano ku izina ryawe, ndabisinya. Arambwira ati rero iyi miti ayeza umugani iyo bazajya bagutera ninkurangiriza kugukorera bazakomezanya n'iyi miti iyo kunywa, ariko nyuma y'iminsi 5 uyu w'amazi wo uzawureka ari morofene ukoresha ibinini byawo nta kibazo. Ubwo igihe kirageze, wa munsi urageze, baranzamuye barankoreye, ninjiyemo 1:54 muri sale dobe, mvamo 11:30, numva amasaha namazeyo. Ariko nabwo kubera bya bindi Imana yavuze ko Satani azandiganya ko azaba ari kumwe nanjye, barakase noneho umutsi munini ushamikiyeho ukomeze gutya urabura kandi ndi mukinyi. Baragenda bashyiramo intoki bawushaka umutsi bawukoraho ukanyerera, ukirukanka ukanyerera. None ngiye kumva numva dogiteri nyine Miguel kuko yari ari ku ruhande rw'ibumoso, numva aravuze ati Imana mfasha undengere uyu ibibazo birangire. Barawushaka ku munota wa nyuma numva ariruhukije kuko baneye generali ntabwo ari lokali. Arangije aravuga ati Imana ishimwe byo narimbuze ndabibonye, sibyo? Go ikinya kiba kirashize. Batararangiza kudoda uru ruhande rwaha, ubu ni narwo rwavutsemo ikibazo. Namubwira ati Mana we ntimurimo kundoda numva, ndarira amaboko bari bayaziritse. Nibwo bwa mbere nari ngeze muri sale dope, sinzi ko umuntu ajyaho ibintu bingana kuriya. Ndababwira ati ndimo ndababara, basi muntere ikinya, ati nta kindi gihe harati hasigaye indodo 8. None se ubwo ngubwo nta kundi bakandoda anganiriza mbabara, ariko biranga barabikora. Nari bubashe gushyiraho induru, nakoreshaga umuborogo w'umunwa, nta kindi kintu mbasha gukora. Abaganirizi bari aho ngaho, bigeze aho noneho agatotsi kaza kuza kuntwara kuko ari aho hantu nayo Masimutse yari yambwiye ati niwumva igitotsi kije uhita umbwira, nutambwira simbizi ukubwo ko biri bugende, wowe umbwira. Numva gatotsi karaje buhoro, ndamubwira turabizi ndimo ndasinzira. None mu gihe mbivuze ahita abwira umugabo muri abo ngabo bari baraho, mbona azanye umuti ateye mu maserumu yose, bise icyatsi nka kuri isombe iri mu mazi. Mbona bya bitotsi bikoze iki birashize. Arambwira ati bitotsi byagiye, ati byagiye, ati shasa, ati ninjye uri bumeme urampemba pe kuntu ibitotsi byari bikwishe gutyo. Kumbe ari kunganiriza adoda mbabara, ariko Miguel we Imana iguha umugisha, uriya mupapa yakoze icyo agomba gukora. Yarwanye n'ubuzima bwanjye pe, n'Imana ibibafashamo. Nukuri Miguel, Imana iguha umugisha, warakoze ku buzima bwanjye. Barangije barasoza, ndagenda aho ngomba kuba ndi. Barangije arambwira ati rero ubu ngubu baraza kugusubiza muri shambure yawe. Nsubiyeyo ubwo sinari nkibabara kuko hari hapfutse banteye n'umuti. Maze gusubirayo ariko nkumva ikiguru kiraremereye kubera ko bari banteye n'umuti, na kakanya kanzinya nako kari kakiremo. Ndakomeza naryama ko nabwo umuti ushizemo, nabwo ndakomeza ndababara, ibibazo biba birebire, ndababara. Barabibona koko mbabaye, bahita bazana babanza kumubaza ko bagiye kuntera umuti, bawe bankuye ku binini. Umuti ubwo rero uko wabunteye, yego uza gukira utyo, tubyite utyo. Yego. Uyu munsi se bimeze gute nyuma? Uyu munsi nyuma yabwo hajemo ikindi kibazo. Twihuta. Hajemo ikindi kibazo gituma hazamo kansa. Hano aho bagarukije, n'ubu impamvu natinze nari mbanje guca kwa muganga kugira ngo bahapfuke. Baranyandikira, hagira umuntu witanga, icyo gihe hampa amafaranga, njya kwa muganga. Ni Pastor Fani wabikoze nimba umuzi.
Imana imuha umugisha. Pastor Fano Official nimba umuzi, Imana imuha umugisha, yaramvuje uriya mubyeyi yandwanyeho. Bakubwiye wagiye Butaro? Yego. Butaro bagutegetse iki? Icyo gihe barahabaze basanga harimo kansa, ariko iyo itari yindi kwira ahantu hose, yafashe akanya itarakwira hose. Yego. Ubu ngubu se icyo bagutegetse ni iki? Ubu ngiye gusubirayo kubagwa. Uzasubirayo ryari? Nagombaga gusubirayo kuwa kane, ejo ni kuwa gatatu, kuwa kane ku itariki 20 z'ukwa kabiri nibwo mfite randevu. Ukeneye ubufasha? Yego. Ukeneye kujyayo nta bushobozi, ibyo wari wamimbwiye. Yego. Utabonye uko byagenda bite? Nyine cyaba ari ikibazo kirekire, kuko ariko ugomba kubibona ko Imana yabivuze. Sibyo? Yego. Byanze kuko ni inshuro ya kane. Ni inshuro ya kane. Yego. Ari ya nshuro ya kane bagomba kubaga ubuzima bukomeza. Rero reka mbwire umuntu uri kutwumva muri kano kanya, Imana ya Sanyu yaravuze. Ariyo Mana yawe, ariyo Mana ya Dawudi, ariyo Mana yacu twese yaravuze. Mureke rero uw'Imana ibwira ikoresha ngo uyu mubyeyi Sanyu, uyu muvandimwe, uyu mushiki wacu abagwe, mureke tubikore. Sibyo? Aje kuri ino cano, hari benshi cyane bampamagaye bafite ibibazo, hari n'uwampamagaye ubwira ati ndwaje abana kanseri, iki byose ntabwo tungu ntabwo birashoboka. Ni iki ko tuganira? Ariko Sanyu byese bikunda ko tuganira. Sibyo? Nuko Imana yabigenje. Sibyo? Nuko Imana yabigenje. Mureke rero Imana ikuvugiremo, umufashe kugira ngo abone ubwo bushobozi. Hakenewe ubuhe bushobozi bungana iki? Kuko ubu ayo bari banciye kugira ngo babinkorere neza ni 187 n'utundi duceri turengaho. 187 n'utundi duceri turengaho. Kugira oya tike ntayiremo. Go yaza ukwayo. Yego. Naho kuba n'imiti, kandi imiti iyo no operation gusa. Yego. Yego. Umuntu yanababereka ndabatagira ngo umuntu. Reka rero tubikore gutyo. Sibyo? Mureke tufashe Sanyu n'amafaranga ntabwo yemeje. Tujye twiterateranya ku muntu wese arebye inkuru, ukavuga uti genda tanga 1000, ndatanga 500, ndatanga 100, ndatanga gutyo ku buryo tugeze 500 nibura, bikagera byose bikavamo. Sibyo? Yego. Anarinze nabwo byakomeza kumufasha. Ibyakomeza kumfasha. Yego. Mba nkeneye natwishe. Ngize n'Imana nkabona n'isimbura ngingo. Ibyo bizaza, reka banze wivuze. N'ibindi uzayibona. Sibyo? Umuntu uri kutwumva uvuga nimero ya telefone yawe. 078 2 29 5 6 Yego. Genda wizeye uvuga uti byanze kunze aho ikiganiro kigeraho, ndabona ubutabazi bw'Imana buciye mu bantu bumva inkuru yanjye. Sibyo? Imana ikurinde, iguhe umugisha, igukomeze. Twari kuganira byinshi, nkakubaza uburyo nyine wakiriye ubuzima nyuma yuko bakuyeho ukuguru, ariko ubutaha uzabimbwira. Sibyo? Yego. Waraniyakiriye kuko Imana yariyakiriye. Sibyo? Wari wiyakiriye. Imana iguhe umugisha Sanyu, kandi ukomeze bizagende neza biciye mu bantu bumva inkuru yanjye.